Haleluya, ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Abakunzi b'ikiganiro cyacu, abakunzi b'ikamba Calvary TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ndabahobeye aho muri. I love you so much. Ndabakunda cyane. Ndabashimira uburyo mudufasha, ndabashimira inkunga yanyu mudutera, uburyo mukora subscribe, ndabashimira ishyaka mutwereka, ndashimira mwebwe mwese abo duturanye, abo dukorana, abo tubana muri Calvary, abari hirya no hino mu bihugu hirya no hakurya, America, Canada, mwese ndabashuhuje aho mwaba muhereye mwese murebe iki kiganiro. Imana amahoro baho umugisha. Ndashimira mwene data uri kuri kamera udufasha gukora ibi biganiro. Imana imuhe umugisha. Reka dutangire dusaba nko bisanzwe twiyambaza Imana ibane natwe. Wera wa Isiraheli, Imana yacu, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, Imana yaturemye mu ishusho yayo, Imana idukunda, Imana itwitaho, iturwanirira, ropele voresa, Imana yacu bwite. Ndagushimiye mwana kuduhaye umwanya kugaragara hano kugira ngo tugire icyo tubwira bene data bababaye bafite agahinda n'umubabaro, kugira ngo umwuka wera abamanukire mwami. Uyu muntu ufunga iki kiganiro, uyu mukunzi w'iki kiganiro, umuhe umugisha mwami, kandi ubwiza bwawe bubane nawe, maze aka kanya arusheho kongera gusubizwamo imbaraga. Umuhumurize, umwegere, mube hafi, umukize, umukomeze umutima, kugira ngo imibabaro n'agahinda ubirangize, kuko nzi ko ushoboye byose. Urakoze kunyemereye kuri kumwe nanjye, kandi na buri wese uri kureba inyigisho kurabana nawe mu izina rya Kristo Yesu, amena. Nzanye inyigisho ivuga neza uburyo umuntu agomba kubana n'Imana. Ese ni gute wabana n'Imana? Ni hehe wabana n'Imana? Niyo mpamvu tugiye kwirebera muri Zaburi, igitabo cya Dawidi, tukareba n'iki Imana yavuze, n'iki Imana yakoresheje Dawidi abwira ubwoko bw'Imana. Zaburi ya 15 niyo turi buhereho umurongo wa mbere. Ijambo rirambye neza ngo, Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Hari akabazo, kandi kano kabazo karareba njyewe, kareba nawe. Ninde? Ni njyewe, ni wowe. Ese wumva uzatura ku musozi w'Uwiteka? Wumva ariho uzaba? Umutima wawe ugira icyo kubaza, nawe ugira icyo gusubiza mu izina rya Yesu, kuko ukuri urakuzi mu mutima. Kabiri akavuze ngo, nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, nukora ibitunganye. Nta yindi mpamvu nzanyira ijambo, ndongera kukubwira ngo ongera utungane, ongera ukorera Imana, ongera wegera Imana, ongera ushake mu maso y'Imana, ongera ugerageze gukora ibituma Imana ikwishimira. Mu gihe cya Covid, mu gihe bigoye, mu gihe abarwayi hari benshi, mu gihe akazi ntagahari, mu gihe ibibazo ari byinshi, ariko we kora ibitunganye. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya tubwiye ngo, uyu murongo ndagira ngo wumve neza mwene data, nanjye ndagira ngo mutima wanjye wumve ukuntu Bibiliya ivuze ngo, utabeshesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we mu maso ye, umunyagisuzuguriro arahinyurwa. Ariko abatinya Uwiteka arabubaha, icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Haleluya. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Yesu ashimwe cyane. Ugenza atyo. Impamvu utazanyeganyezwa muri Covid nuko wabanye n'Imana. Isengero zifunze, warakiranutse, watanze icya-10. Hari abantu barimo kuvuga ngo mbese isengero zifunze umuntu yatanga icya-10. Ntabwo duha icya-10 urusengero, twebwe duha icya-10 kuko ari Imana yabivuze. Hari n'abazakubwira ngo gitanga ngo nta mpamvu, ariko wowe uzakiranukira Imana. Bene data, niba udasura umushumba wawe muri iki gihe, niba umushumba adasura inama afite ubushobozi muri iki gihe, n'icyo kindi gihe Imana izatuperamo umugisha. Iki nicyo cyo kugira ngo nge nawe dukorere umugisha udasanzwe. Imana iguha umugisha wowe wamaze kubona aricyo gihe cyo gukorera Imana. Erega
imfubyi muturanye, umupfakazi muturanye agomba kubaho kuko ari wowe wamugiriye neza. Umushumba wawe arakeneye inkunga yawe, akeneye amasengesho yawe, nawe akagusengera. Ariko Imana yaguha umugisha, niba warasigaye mu kazi ukaba ugicuruza, wongera utanga icya 10 kandi ugitange wumva ugiha Imana, utagihaye umuntu mu izina rya Yesu. Yesu aguha umugisha. Bibiliya rero yatangiye ibaza, Uwiteka njye uzaguma mu ihema ryawe nugendera mu bitunganye. Ese gutungana ni iki? Ese umuntu atungana ryari? Ese umuntu atunganira he? Ese umuntu atunganira mu rusengero cyangwa umuntu atunganira hanze y'urusengero? Iyo turi mu rusengero twese tuba turi abakristo. Umuntu tubonye abona turi abakristo, ariko ikigaragaza umukristo niyo tugeze hanze. Kugira ngo twemeze kuri umukristo tubyemera iyo usohotse mu rusengero. Yesu ashimwe. Iyo usohotse mu rusengero utarimo gusenga, utarimo kuririmba, uri hanze y'urusengero, nibwo nemera kuri umukristo. Kuko icyo gihe nibo tubona ibyo uri gukora, nibwo tubona imirimo yawe, nibwo tubona ukuvuga, nibwo naho se mu rusengero tuba turi intama z'Imana. Cyane ko mu rusengero nta n'umuntu ubaza, pastor aravuga amataranya yakarangira. Ariko iyo ugeze hanze witwara gute? Birakwiriye ko hanze y'urusengero ariho tugaragariza ubukristo, ariho tugaragariza ko turi ku musozi w'Uwiteka. Imisozi ni myinshi. Umusozi wo gucuruza wawukiranukiraho, umusozi wo kuririmba wawukiranukiraho, umusozi wa media wawukiranukiraho, umusozi wo gutwara imodoka wawukiranukiraho, umusozi uwo ari wo wese wabuhagazeho ndakwifuriza kuwukiranukiraho, kuko uwo musozi aho niho uzabonera amahirwe yo kubona Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero ntubesheshe ururimi rwawe, ntugurize amafaranga kugira ngo ubone indamu nyinshi. Nuguze umuntu amafaranga umwungukemo makeya, naho atayaguha wumva uranezerewe, nagarura yawe wumva uranezerewe. Abakristo muri iki gihe basigaye nabo bacuruza ramberi. Ramberi ku mukristo ntabwo yemewe rwose. Iyo ufashe amafaranga 100,000 ukabihereza umukene ngo azaguhe 50, uriya ko kuba wumva ukoze neza. Ese wamufashije? Ese koko Imana yaguhaye umugisha? Wowe n'iki gituma uwo muntu mwene so yaburara? Abandi basigaye bavuga ngo njyewe natanga icyacu barafunze isengero, njyewe natanga itura barafunze isengero. Oya, ntabwo dukorera abantu, dukorera Imana mu izina rya Yesu. Yesu aguha umugisha wowe. Ariko abatinya Uwiteka arabubahisha. Haleluya. Arabubaha, abaha agaciro. Iyo Imana uyitinya hari ibyo udakora. Iyo Imana uyitinya ugira ishyaka ryo kuyegera. Haleluya. Ngicyo yarahiriye naho cyamuvuguruza. Haleluya. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntabwo yivuguruza. Ese ni gute ushobora kutivuguruza? Ni imbaraga z'Imana. Zaburi ya 20 ariko Imana ivugaho. Bibiliya ivuze iki? Ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, izina ry'Imana Yakobo rigushyira hejuru. Wowe uri mu bibazo, wowe umugabo yataye, wowe udafite ubwira, Uwiteka akumvire kuko uri umukiranutsi. Amasengesho y'umukiranutsi agera ku Uwiteka vuba, ariko amasengesho y'umunyabyaha ni urusaku matwi y'Uwiteka. Ndagusaba gukomeza kwihangana no guhagarara mu gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo akohereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Haleluya. Haleluya. Iguhe imbaraga ziva i Siyoni, yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje. Imana yemera igitambo cyawe. None barakubwira ngo nutanga icya 10. Hari n'uwa numvise avuga ngo Imana ngo yamubwiye ngo ntagire umuntu ngongera gutanga icya 10, ngo Imana ngo uzongera babwireke cyo gutangira icya 10. Urabeshya. Imana yakubwiye ngo mukisi natanga icya 10. Imana sirivuguruza wowe. Ubuhanuzi, Bibiliya tubwira ngo tugenzuze ubuhanuzi. Bibiliya nigenzuza ubuhanuzi. Ubuhanuzi buri inyuma ya Bibiliya bwo si ubuhanuzi. Bibiliya yigeze ivuga hehe ko tuzagira igihe cyo gutanga icya 10 n'icyo kudatanga icya 10. Bibiliya iratubwira ngo Imana yibuka igitambo cyawe, yibuka amaturo yawe. None wowe urabwira abantu ngo bareke gutanga amaturo, bareke gutanga icya 10. Ndakuvuguruje rwose. Aho ngaho urabeshe. Imana izafashe wumva iyo audio.
urebe iyi video, umukristo nyamukristo akwiriye gutanga icyacumi. Niyo insengero zaba zifunzwe, niyo zaba zifunguye, ariko agomba kwemera akagendera mu kuri. Yesu aguha umugisha. Ntabwo rwose iryo yerekwa wagize ntabwo ndyemera ngiye Pastor Steven. Ni gute ushobora kubwira abantu ngo nibatanga icyacumi, ngo igihe bazongera gutangira icyacumi ngo izakibabwira ryari? Izakibabwira gute? Bibiliya yari itubwira ko ari we muyobozi wacu. Bibiliya ntabwo itubwira ngo dukora neza none ngo ije tubireke. Ntabwo ibyo bwo ari ubuhanuzi, ahubwo Imana iguhereze iyerekwa rindi. Cyo ntabwo ari iyerekwa ryavuye ku Mana. Wowe uri murabuza abantu gukorera umugisha, ntabwo Imana ibyemera. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo wowe uri kubikora, Imana ikohereze gutabarwa kuva hera hejuru. Imana ikohereze gutabarwa kuva hera urusengero. Yesu aguha umugisha wowe uri kubikora. Imana ishimwe cyane. Ndakuvuguruje kandi Imana y'amahoro ikubabarire, kuko uri muragumura abantu, uri muranga ko abantu babona ineza y'Imana, uri muranga ko abantu bakorera umugisha. Kandi aha mu isi no tubonera amahirwe y'umugisha mu izina rya Yesu. Yesu akugirire neza. Umva umurongo wa 5. Umurongo wa 5 yavuga ngo iguhice umutima wawe ushaka, ikohereze inama, isohoze inama zawe zose. Haleluya. Tuzaririmbisha impundu agakiza kawe, kandi ku munsi w'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoza ibyo usaba byose. Imana iguha umugisha. Imana igirire neza ubuzima bwawe. Iguha imbaraga z'Ifisiyoni. Uzabona imbaraga z'Ifisiyoni guturu utari umukiranutsi, utubaha amategeko, udakorera Imana, ntabwo bivamo. Igihe cyose usuzuguye Bibiliya, ubuhanuzi buri inyuma ya Bibiliya bwo si ubuhanuzi. Niyo mpamvu babwira ngo Imana iravuze ngo turugo rwawe va mu rugo rwawe, bwo si ubuhanuzi. Ubuhanuzi bugusenya, ubuhanuzi buza bwubaka. Ubuhanuzi buvuye ku Mana buza butubwira kureka icyaha n'igisa nacyo. Ntabwo ubuhanuzi buvuye ku Mana buza buvuga ngo siga umugabo wawe, siga umugore wawe. Ego Yesu Kristo, ubwo si ubuhanuzi. Ninde wakubwiye ko Imana isenya? Ninde wakubwiye ko Imana ikunda umuryango, Imana ikunda itorero ryayo? Wowe urapinga itorero. Imana yemeye gutanga umwana w'ikinege kubera nje nawe, none uri muravanga oya. Yesu akubabarire. Reka somira ijambo nanone. Zaburi ya 25 biravuze ngo Uwiteka ni wowe ncurira umutima. Ninde muri iyi minsi uri gucurira umutima? Ninde waguhumuriza muri iki gihe? Ninde waguha amahoro muri iki gihe? Ko Covid itoroshe, ko turi ibibazo byinshi, ariko Uwiteka wamwegera ukamupfumbatira. Iyo umutima usabana n'Imana, habeho nawe udafite kaunga yo kurya, umutima urakomera. Ngo Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Impamvu batazakwishima hejuru ni iyi: nuko uri umukiranutsi, nuko wumviye amategeko, nuko wakoze neza, nuko wubasha umushumba, nuko wubasha itorero, kemera amategeko y'itorero. Niba ari kubwira gutanga ugatanga, marayika wawe n'umushumba wawe barakubwira ngo rekura umushumba wawe, nubaho uri kigenge. Impamvu abantu abakristo impamvu rimwe na rimwe mupfira mu nzira nuko mutagira ababyeyi mu mwuka. Ndashimira Apotre Paul Gitwaza, yigeze yigisha ku muntu utagira umubyeyi wo mu mwuka. Iyo udafite umubyeyi wo mu mwuka hari urugero utageraho. Warugeraho gute se? Kugira ngo ugere kuri urwo rugero nuko ugira uwarugezeho. Yesu aguha umugisha. Ndagira ngo nongere ngusabe, shaka umubyeyi wo mu mwuka, hazakurera, hazakwereka icyo ugomba gukora. Kandi nanone wowe ufite umubyeyi wo mu mwuka, mujyanira icyacumi. Fata icyacumi cyawe uko kingana kose, gishyira umushumba waguhesha umugisha. None se nufu uzahambwa nande? Ese ubundi niba udafite umushumba, udafite umubyeyi wo mu mwuka w'umutambyi, upfiye wahambwa nande? Mana yanjye, rero ugomba kugira umuntu w'umubyeyi. Imana ikugirire neza. Haleluya. Ndagira ngo iri jambo ndisome abiryo sorezaho. Siko bizaba kubategereza, nawe uzakorwa n'isoni. Abava mu masezerano nibo ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni.
hari abantu bavuye mu masezerano. Imana ikugirire neza. Uwiteka nyereka inzira yawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyobore kubw'umurava wawe unyigishe, kuko ari wowe Mana y'agakiza kanje. Ibindi nawe wabyisomera. Ni wowe Mana y'ubuzima bwanjye. Ndagira ngo mvuge ibi bintu bitatu. Icyambere, ndagira ngo ngubwire wowe ufite umubyeyi wo mu mwuka, mukomereho, azagufasha kandi n'ejo isengesho zafunguka. Covid izarangira, Covid izarangira, ndabihanuye. Ejo mu gitondo Eliya yigeze, Eliya, ariko Eliya ndamukunda we. Ari umuntu wambwiye ngo na Eliya na Elisa ariko Eliya ndamukunda kubera ko yahagurutse mu gihe cya Yezebeli kandi akora ibintu bidasanzwe. Ariko Elisa hari ikintu yakoze. Elisa yigeze hano aravangwa ejo ku irembo ry'i Samariya. Ikibazo kizaba cyakemutse. Nanjye ndahanuye mu izina rya Yesu, ejo mu gitondo Imana yakora ibikomeye, Covid ikarangira. Uko yaje akaba ari kugenda, uko aho yaturutse akaba ari ko Imana yirangirizayo, tukaba amahoro, tugakira, tukamererwa neza, tugasubira mu rusengero. Umunsi wagarutse mu rusengero se uzabwira umutambyi ko wabaga hehe? Gerageza wiyereke umutambyi, gerageza usura umutambyi, sura umuhanuzi, sura umukozi w'Imana. Ejo numukenera kandi waramugiye kure, hazamera nkaho mugiye gutangira bundi bushya. Ariko ndashimira mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Ikamba Karovari, nawe ukora subscribe, nawe ukora link ndetse na share. Imana igumugisha. Rero ndasoza mbabwira iki kintu, ndagusaba kubaho unezeza Imana, haba uri urwaye, haba uri mu kibazo, baho unezeza Imana. Cya kabiri, nongera mbwira abakristo kongera kwibuka umushumba wabo, kongera kuzirikana ko umubyeyi wabo bakeneye, hakeneye ko mumugeraho mukamusura, wamuhamagara kuri telefoni. Hari icyo wakora kugira ngo umubyeyi wawe yongera kumve, yumve ikaze yawe. Imana igumugisha wowe bikora. Cya gatatu, ndongera kubwira abashumba bene data twarana umurimo w'Imana, mukomeza musengera intama. Noneho kandi dufate dusengera igihugu cyacu, dusengera abayobozi b'igihugu cyacu, dusengera isi yose, Covid izarangira. Ndabakunda rero, reka dusenge Imana. Uragira ngo se sindangije? Ndarangije, ariko muri abana beza. Ndabakunda cyane uburyo musa, uburyo musenga, uburyo mukunda Imana, ubuzima bwanyu uburyo mwabuhaye Imana. Byo ni ibintu byiza cyane. Yesu agumugisha wowe warubyiruko we, kandi nawe Imana igumugisha uburyo gerageza gukiranuka. Wera wa Isiraheli, Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, ndagushimye Mwami kuko uje gucecekesha amajwi y'abadayimoni kuri uyu muntu urwaye. Muhe imbaraga, muhe amavuta, muhe gukomera. Ijambo rya ryarambwiye ngo hahirwa abiringira Uwiteka, kandi Uwiteka akababera ibyiringiro. Reka nonaha Mwami aba bantu babera ibyiringiro, kandi umanura amahoro mu mitima yabo, ubakomereze urugendo batangiye, ubashigikire Mwami, byo bakora byose babona umugisha wawe. Ndavuguruza imbaraga z'abadayimoni, ndirukana indwara kuri wowe, ndasengera umutima wawe ngo ube muzima, ndasengera ingingo zawe zibe nzima, ndahamagara amavuta amasha ku buzima bwawe, ndatura umugisha ku bakristo bakunda abashumba babo, ndatura imbaraga kubabanze, ndatura ubutabazi kubumva ijambo ry'Imana bakarikomeza, ndahinyura imbaraga z'umudayimoni wari warakuzengereje. Ndasenze ngo amahoro umwuka weraguha agomye abo urubogobogo muri wowe, ishyaka n'umuhati wawe reka Imana ibibone mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabakunda, nongera kwifuza gukora subscribe no gukora share, kandi ukomeza kudukurikira kuri TV yacu. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom.